umunsi wa mbere wo kurya imigati idasembuye ari nawo babagaho intama za pasika, abigishwa ba Yezu baramubaza bati, urashaka ko tujya gutegura he uharire pasika? Yezu yohereza babiri mu bigishwa be arababwira ati, nimujye mu murwa muri buhure n'umuntu wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire, maze aho yinjira mubwire nyir'urugo muti, umwigisha aravuze ngo icyumba cyanjye nzakuriramo pasika hamwe n'abigishwa banjye kiri hehe? Ari bubereke mu nzu yo hejuru icyumba kigari gishashe kandi giteguye neza, aba ariho mudutegurira ibya pasika. Abigishwa baragenda bagera mu murwa, maze basanga bimeze uko yabibabwiye, maze batunganya ibya pasika. Nuko igihe bafunguraga, Yezu afata umugati, amaze gushimira Imana, arawumanyura, arawubahereza avuga ati, nimwakire, iki ni umubiri wanjye. Hanyuma afata inkongoro, amaze gushimira Imana, arayibahereza, maze bayinyweraho bose. Nuko arababwira ati, iki ni amaraso yanjye y'isezerano, amenewe abantu batabarika. Ndababwira ukuri, ntabwo nzongera kunywa ku mbuto y'imizabibu kugeza ku munsi nzanywera divayi nshya mu ngoma y'Imana. Bamaze kuririmba zaburi, barasohoka bagana ku musozi w'Imizeti. Turabasuhuje inshuti mudahwema kudukurikira kuri iyi channel ya Paruwasi Saint Jean Bosco Kicukiro. Turagira ngo turebere hamwe uko umunsi mukuru wagenze w'isakaramento ritagatifu kuri itariki ya 2 Kamena 2024. Nkuko twabyumvise ku Evanjili, uyu munsi twagize isakaramento ritagatifu. Hari inyigisho abepiskopi bacu baduteguriye. Hari inyigisho idufasha kuzirikana kuri uyu munsi w'isakaramento ritagatifu. Inyigisho yanditswe na Filipo Rukamba, umushumba wa Diocese ya Butare. Muri inyigisho harimo gusobanukirwa Ukaristiya n'iki, Ukaristiya akamaro kayo. Batubwira ko kuva ku itariki 4 kugera ku itariki 8 dufite ihuriro rya kabiri ry'Ukaristiya rizabera muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, rikazabera i Butare. Ukaristiya bakatubwira icyari cyo cyangwa se akamaro kayo. Ubundi batubwira ko Ukaristiya ni umutima wa Kiliziya. Ni umutima wa Kiliziya ndetse ni n'urwibutso rw'ubuzima, ubuzima, urupfu n'izuka rya Yezu Kristo umukiza wacu riturirwa mu misa. Ikindi batubwira ko Yezu Kristo yasabye abasaserdoti. Yezu Kristo yasabye abasaserdoti ku byo yari amaze gukora ku wa 4 mutagatifu. Yabasabye ko nabo babikora mu bihe bizaza nk'urwibutso rw'ububabare, mu rupfu n'izuka rye ubuziraherezo. Hano ikindi somo rya kabiri ryatubwiraga ko amaraso ya Yezu Kristo yamenewe ku musaraba asumbya kure agaciro k'amaraso y'ibitambo bitwikwa, kuko turonkeramo ugucungurwa kwiteka. Ikindi mu Evanjili twabonye ko Yezu Kristo yafashe umugati, arawumanyura, awuhereza abigishwa be ati, nimwakire, uyu ni umubiri wanjye. Afata n'inkongoro nayo abigenza atyo, arababwira ati, aya ni amaraso y'isezerano. Aha ni Yezu we wese mu gisa n'umugati ndetse na divayi. Hano batubwira ko hano muri inyigisho batubwira ko niyo twahabwa igice
cy'ukarisitiya niwe wese tuba duhawe. Hano kandi niyo mpamvu tugomba kwakira ukarisitiya tukayiha icyubahiro. Tugomba kuyakirana icyubahiro kuko aba ari Yezu Kristo we wese duhawe. Tugendeye kuri uyu munsi w'isakaramento ritagatifu, hari umukristo watanze inyigisho, yagize icyo avuga, yagize icyo ashishikariza abakristo kuri uyu munsi w'isakaramento ritagatifu. Ni umukristo Ernest Rwandenzi, ushinzwe gukurikirana igenamigambi rya paruwasi ya Kicukiro. Aha kandi ni n'umujyanama w'urubyiruko. Hari inama yagiriye abakristo, hari inyigisho yaduhaye, ndagira ngo nawe tumukurikire. Nitwa Ernest Rwandenzi, nkaba nshinzwe gukurikirana igenamigambi rya paruwasi ya Kicukiro, kandi ku itariki ya 9 tukaba ngewe n'abandi tuzahabwa ubutumwa bwo kuba abagabuzi b'ingoboka b'ukarisitiya, kugira ngo twunganire abandi muri paruwasi ya Kicukiro. Turifuriza umunsi mukuru mwiza w'isakaramento ry'ukarisitiya ritagatifu. Ni umunsi ukomeye cyane, tukaba tuwifuriza abakristo bose ba paruwasi Kicukiro, abakristo bose ba Arikidiyoseze ya Kigali, abakristo bose bo mu Rwanda rwacu, n'abakristo ba Afurika ndetse n'ab'isi yose. Uyu munsi mukuru ni umunsi ukomeye cyane, twizihizaho aho Yezu yatwigaragarije mu bwitange bwe, akadupfira ku musaraba, akazuka, noneho akadusigira ikimenyetso gikomeye cyo kujya tumuhabwa mu isakaramento ry'ukarisitiya, tukamushengerera, tukamusingiza, tukamusenga, tukamubona nk'uko Abayisirayeli igihe yabigaragarizaga neza ku mubiri ndetse no ku bumana bwe, bamubonaga. Ni ibintu bikomeye rero kuba Yezu yaradusigiye urwo rwibutso, akarudusigira ku wa 4 mutagatifu, ari ryo shingiro rwose rya Kiliziya Gatolika ku isi hose. Tugomba rero kujya tuwizihiza buri mwaka dushyizeho umwete, kandi tumurikiwe na Roho Mutagatifu, bikadufasha gukunda Yezu, gukunda Imana Data, gukunda Roho Mutagatifu,
gukunda ubutatu butagatifu mu Mana imwe. Uyu munsi ni umunsi twese tuba twateranye, cyane cyane abo muri Kiliziya Gatolika, kugira ngo dushagare Yezu. Kuri uyu munsi rero Yezu aba yakoze ibitangaza byinshi, ari ibigaragarira ijisho, ari n'ibitagaragarira ijisho. Yezu akiza benshi, Yezu yigaragariza benshi. Nk'abakristu Gatolika rero tuba tugomba kumwamamaza, tukamutambagiza muri za quartier dutuyemo, kugira ngo abashe nyine kwigaragariza benshi, n'abatamuzi bamumenye, ndetse n'abakerensa ububasha bwe nabo babonereho kubumenya. Uyu munsi ni umunsi tuba tugomba kwibukaho n'abacu bose baba barwaye, batabasha kugera kuri paruwasi ngo babashe kwibonera Yezu, babashe kumutambagiza. Tukabasabira, tukabaheka, kugira ngo Nyagasani abagereho, abavane mu kwiheba, kandi abakize. Uyu munsi ni umunsi wo kuzirikana abatotezwa hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi yose, kugira ngo Yezu biyemeje kwamamaza, Yezu biyemeje gukurikira, abagoboke muri uko gutotezwa kwabo. Ntibacike intege, ahubwo bashira amanga, barusheho kumwamamaza, barusheho kumukunda, barusheho kumukomeraho. Uyu munsi ni umunsi wo kuzirikana abarwaye kuri roho. Barahari benshi, abo ngabo nabo Nyagasani abagereho. Uyu munsi ni umunsi wo kuzirikana ku batemera Yezu, kugira ngo Nyagasani abigaragarize kandi abiyereke nabo bamwemere, kugira ngo ubwami bwe busugire, burambe, bugere ku isi hose, buri muntu wese ku isi amenye umucunguzi we. Hari kandi umujene, hari umujene wo muri paruwasi Saint Jean Bosco Kicukiro, akaba ari no muri komite y'urubyiruko, yitwa Byukusenge Florentine. Nawe hari inyigisho yatanze uko akurikije uko uyu munsi wagenze. Hari inyigisho yagenewe urubyiruko, hari inama yabagiriye, dore ko urubyiruko ari narwo rwakoze protokole kuri uyu munsi wose, kuva misa itangira mu mutambagiro. Nawe hari ijambo yagenewe urubyiruko kuri uyu munsi w'isakramento ritagatifu. Nawe reka tumukurikire. Kristo Yezu akuzwe. Nitwa Byukusenge Florentine, nkaba mpagarariye urubyiruko muri paruwasi ya Kicukiro, nkaba ndi umwe mu bagize komite muri paruwasi ya Kicukiro. Nkaba uyu munsi twaba twagize umunsi mukuru w'isakramento ritagatifu, tukaba ari umunsi twashyiriye Yezu abatamuzi, tukaba twibaza ati ese twebwe turamuzi Yezu? Ese kugira ngo tumushyire abandi nuko twe tuba twabanje kumwakira twebwe ubwacu, kugira ngo tumushyire abandi. None nkaba ngira ngo ngire inama urubyiruko rwa paruwasi ya Kicukiro, ndetse n'urundi rubyiruko rwose, kwibera muri Yezu, kuko iyo ubaye mu by'Imana nayo iba mu byawe.
ibisubizo byose twifuza dushaka hose aho tunyura hose tubisanga muri Yezu. nkaba mbifuriza rero kujya inyuma Yezu kuko ari umushumba mwiza uyobora intama ze mu rwuri rutoshye. Murakoze. ngira ngo mwumvise mwabibonye uko byari bimeze, murabona ko yari umunsi mwiza cyane wari witabiriwe cyane n'abakristo benshi Gatolika. Habereyemo isakaramento rya batisimu, hari n'abana bahawe Ukaristiya ya mbere. Mwabonye ko byari ibintu byiza cyane. Mwakoze kudukurikira rero, tuzasubire ubutaha. Mukande subscribe, share and like. Murakoze cyane.